telefona murakirabizi mbanguye gutya nubitsinda ngiye kubona manifu bumbiri gutumuka ntumusozi uratebutse ni mu ntabara najyamye gutya ubwo ngeze hepfo n'ubundi nongeye mwana n'intaye nongeye ndasubira nsubirayo urumva nuko byagenze uje kumva ngo numva ngo pa hejuru mana we ntabwo umunsi nsinzira yesu ntabwo umunsi nsinzira da wari gutashya nemaze gutashya noneho ngo reka nze mfate umupanga umwe ngo kurudu kuko hano ahenze mu kwavesa noneho ngiye mbizane kangize mbe ngenda ngiye kumva numva kibiza hejuru yanjye nditero nitimba hasi ngiye kubona mbona umwotsi uracucumutse we ndinyama ndapfuye we n'abahungu babiri bahari bakomeretse bamwe bari hejuru yanjye babiri ni harahagana he iriya kwavesa kwa Lazaro ubone kwa Lazaro hejuru hejuru y'indu z'ivoka umurima munini haruguru yaho hacocomotse hanahiye oya gutyo kandi ari tugihura ngira twiganirire ngewe nari ndi hara kuri muko noneho byari biguturika tugiye kuba tubona ikintu kiraje kikubise hasi umwotsi uracumbika tugezeyo tusanga umuriro kugurumira n'abandi bose bazamutse bagiyeyo murakibonye se twabonye ikintu kikubita hasi ko ntagezeyo se ariko nakibonye kimanuka nyine kigwa hasi ku butaka ariko nge sinabashe kugerayo mukutse imitima byabura se ntabwo byabura none wari mu murima nge nari mu murima ari guca imyembe hariya ako ugikomotse yimba ari muri Kongo ntago tubizi yimba ari Burundi ntawe ubizi gusa twumvise ikintu gituritse natwe twitiraho tuza kureba uko bihameze nyine tunzameze gute yebana cyahacukuye gicamwe ibiti gicamo kabiri kigitura nkiriya gicukura umwobo kirinjira cyane nta muntu wanakibona ko nagacyo ufite ako nakamanyu mbatoye ndebe nyine nereke n'abandi uburyo igisasu kiba kimeze ariko kuva batangira kwasanga bwa mbere mwumvishe byago hano mu Rwanda mana nibwo bwa mbere numvishe nibyo bisasu biturika kuva navuka ubu ufite ubwoba mfite ubwoba cyane nazo ariko nimba mvuga nteko se ibishimbo byanyu zabijya tangena ndero nibishimbo zabijya ngiye kumva numva nitero nitimbe hasi no bitare bitimba hasi nitimbe hasi nyine kubera nyine nabonye ubwo rusasu hejuru yanjye kinduze kiri kwa kumuriro yega mukecuru nimfuye ndumva mfite ubwoba bwinshi hari abejo bapfuye imbere y'uruhande rw'iwanjye inzu yose irasambuka n'abana batatu barapfa na nyina nta muntu warokosemo muri iyo nzu iki kibombe nicyo cyaguye mu nzu ubundi gihita ko gisandaza n'abana ubundi hari amasasu ari kuvuga menshi ari kuvuga menshi cyane ariko ntabwo tuzi kundi bimeze natwe ntabwo tubizi none ni amasasu mato ni bya bisasu binini muri kumva ni binini nibyo turi kumva cyane hatangiye udutoya noneho haza kuza ibinini ibyo binini none nibyo bitumye duhunga tugira ubwoba turavata ibingibi binini biri kugenda bigwa mu nzu byatwica ariko twatundi dutoya twari turi kwihangana tukihisha mu nzu tukaryama tukihisha hasi tukaryama ariko ibyo binini twabitinya mama wowe urabona hari iki kikwiye gukora kugira ngo abanyekongo mugire amahoro ntabwo tubizi natwe ntabwo twabimenya biri kimwe akwiriye gukora ajya hirya wangu kakumfotora ajya hirya mwana ajya wesha uva mwaho ngaho mwobo nawe ufashe ego ndawufite ngeze kuri iki giti cyacitsemo singifate ijya hirya ushaka ijya hirya wangu ngeze kuri segonda 50 ndakeraho nongera nkupire hariya hapa
yego muri cya gikombe numva ngo na hafi Theogene menya hagira umurima Theogene reba nyine wa murima hano wakanyikamba minukira hejuru wo mukuyanyu ku ruzungu hakuno rero yaho hari umurima niho cyaguye mu murima ngo metero ujye wakisha uhinga hejuru nyine